Inkuru zishyushye ku mihanda ni uko ngo umuntu witwa Pamela na The Ben ngo batandukanye. Niba zishyushye niba zikonje nanjye simbizi neza. Ntekereza ko hano nta kintu cyaba gishimishije kirimo. Ibi bintu byatangiye ubwo The Ben yemvitaga Ashton Hall na Kagarara iwe mu rugo. Mu kumwemvita rero birangira abantu babonye yuko umuntu witwa Pamela adahari. Nk'umugabo murabizi ko imirimo yo mu rugo kuyifasha kwakira abashyitsi akenshi si ibyabo. Bituma abantu bashimangira yuko ngo aba bantu mu by'ukuri baba batari kumwe. Mwa bantu mwe, urugo ni minisiteri, urugo ni ikintu kigari, urugo uko wowe ubona urwawe siko n'urw'abandi ruba rumeze. Niyo mpamvu kuba umuntu yatumira donc abashyitsi ari ibintu bibuze kujya mu bitangazamakuru, cyane ko hari ibitangazamakuru byinshi. Ntabwo ngenda asobanukirwa impamvu abantu bahise bumva yuko The Ben finally umugore we batandukanye. Abantu rero bakomeje kwensista bavuga bati ni gute umuntu nka Pamela, ingano ye, ubwenge bwe, en plus wabyaye, ufite umwana, ucyonka, yifata akajya mu mavakanse, ntajyanye n'umugabo, ntajyanye n'umwana, azi neza yuko akazi k'umugabo wiwe ari ukugenda mu buryo butandukanye bya koresi cyangwa se amasitudiyo, amajoro. Abantu baheraho bagira bati aba bantu officiel baratandukanye. Ariko mu by'ukuri abantu babitindaho babivugaho nk'abastar ntaho tubizi, cyane ko tutanashinzwe no kubimenya. Kuba warakuriye mu rugo cyangwa se hari urugo wabonye, kuba umuntu yagenda muri vakansi wenyine bitabaho si bivuze yuko abandi bidashoboka. Kuba umuntu yagenda akamara igihe runaka ku mpamvu z'akazi kuri misiyo se, ntabwo bisobanuye yuko no ku bandi bidashoboka. Kuba rero Ashton Hall yaravuganye na Pamela kuri video call bishimangira yuko ngo rwose ngo Pamela atakiba muri urwo rugo, abandi ngo divorce, abandi ngo Pamela yahukanye inshuro zirenga 3, 4, 5. Mwa bantu mwe, ibyo bintu nibyo bishimangira yuko Pamela na The Ben batakibana. Ubundi si igitangaza cyaba kirimo yuko Pamela na The Ben batandukana cyangwa se bashwana, akahukana cyangwa umwe akaba agiyeho gatoya. Ni ikihe gitangaza kirimo? Ibyo si ibintu bisanzwe. Kuba umuntu umwe yagirana n'undi kibazo ni urugero niba byabaye, kuko ntazibana zidakomanya amahembe of course. Kuba umuntu umwe yagirana n'undi kibazo bakaba batari kurebana neza, umwe akaba agiye ku ruhande bakabanza bakabicoca hagati yabo batari mu nzu imwe, cyangwa se umwe bakabicoca na famiye akagenda, umutuzo ukabanza ukagaruka, si ibintu bisanzwe. No kudivorsa ni ikintu gisanzwe cyane. Ntabwo kuba ari abastar, kuba tubakunda ntibivuze ko ari abamarayika, ntibivuze ko ari ibintu badashobora gupfa. Ariko ninde babwiye ko aba bantu bashwanye? Ndi kubona abantu bari kubyenjoyinga, ibiganiro byashyushye, mwabinezerewe. Si ubwo n'iki kinejeje kiba kiri mwaho ngaho? Iyo urugo rumwe rusenyutse ni intandaro y'uko nyine donc ni igihugu kiba kiri gusenyuka. Reka mbyite gutyo, kubera yuko igihugu gifite abantu benshi bagenda bagwa mu bibazo nka biriya, abana babo babigenderamo. Ni kwa kundi kuvuga ngo umuryango wasenyutse, abana iyo babigenderamo nibo babandi bagenda bakura babiki, baba abana b'imico mibi, b'ingeso mbi. Ni rwo rubyiruko rw'ejo hazaza leta itazashobora kugira gute ku managing. Donc ni ugusenyuka kw'igihugu, igihe niko nabyita, kuko umuryango wasenyutse, abana barahungabana, n'uwo mugore n'umugabo ubwabo bakagira bate, bagahungabana, kandi ari bo baba bazavamo iki? Bamwe mu bayobozi b'ejo, yaba ababyeyi babo baba bakiri batoya, n'ubwo baba ari bakuru ntabwo baba bagishoboye gutanga iki? Uburere cyangwa se kuba intangarugero ku bandi batanze mu rushako. Ariko urihandagaje ngo kuko akantu kamwe kabayeho ngo akaba ari umustar, ngo uko wikeneye views urajya ubafasheho ijambo, wemeje buryo ki abo bantu batandukanye? Uri muzima? Uri umusazi? Ni iki kikunejeje muri ibyo? Ugasanga nk'umuntu ari kuvuga ibyo bintu, ni umuntu ntabazi, nta makuru na makeya, nta kintu na kimwe ajya akurikirana, afashe akantu gatoya akase mu kiganiro cy'umuntu, ijambo rimwe ararifashe ararisesenguye, aravuze ati ntabwo umuntu nk'uyu yavuga iri jambo akiri mu rugo, ntabwo umuntu nk'uyu yavuga iri jambo uru rugo rumeze neza. Ushinzwe iki?
mushinzwe iki mu ngo z'abasitari ku buryo mwirwa muvuga batandukanye, bashwanye, badivorishije? Ubundi igitangaje ni ikihe ko nabo kuba uri umusitari, kuba ari couple ikunzwe ntibivuze yuko wavuye donc bameze nk'abandi, ntabwo uvuze ko batakiri abantu, nk'uko ari abakandida b'ibyiza bashobora no kuba abakandida b'ibintu bibi, saba mbere saba nyuma. Ariko please mujye mureka urugo rwa The Ben na Pamela, mubahe amahoro, mubahe gutuza. Batari babyara abantu barabatatse, kuki batari babyara, kuki Pamela adatwite? Ibyo byose ni ibintu by'ubujajwa bidafite ikintu bisobanuye, bidafite ishingiro. Noneho ikintu kimbabaza ni uko uba usanga bivugwa n'umuntu w'umugabo mukuru uzi ubwenge, witwa ngo arasobanutse, akicara akavuga ibintu bidasobanutse, runaka na runaka batandukanye, runaka na runaka, tutagendeye no kuri The Ben na Pamela, kuki batabyara, kuki adatwite. Ubundi ibyo bintu byose byabaye, iyo divorce yabaye, baza gutanga itangazo muri media, baza kuvuga ngo itangazo bakundanye tudahari, bateretana tudahari. Ariko kuki umva mu bukwe bwabo ntiwatumiwe, ntaho muziranye, nta naho muzamenyana, ni uko gusa ari abasitari. Kuki wumva ko ushaka kumenya ngo The Ben na Pamela uyu munsi ntibari kurebana neza, uyu munsi umwe yari atavugishije undi, umugore yagiye muri vakanse yasize umwana? Kuki ushaka kumenya impamvu uriya mugore yagiye? Kuki ushaka kumenya deeply? Ntuzi icyamujyanye, impamvu Pamela adahari, ntuzi impamvu atari mu rugo, ntuzi impamvu yagiye agasiga umwana, ntuzi impamvu yagiye se akamujyana, ntuzi impamvu yagiye se bakagenda nka famiye, umugore n'umugabo n'umwana. Kuki wumva yuko kuba ugize aka opportunité gato ko kubimenya uri buze guhita wumva yuko abo bantu batandukanye, ugahita no kubitereka mu bitangazamakuru? Uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge, ntabwo abagore bakora ku ma YouTube cyangwa n'ahandi bajya bavuga ibyo bintu. Ntungurwa n'ukuntu bivugwa n'abagabo gusa. Tujye duha abantu amahoro, ibyo bakora byose ni uburenganzira bwabo, ibyo bakora byose ni amahitamo yabo. Ntabwo The Ben na Pamela batandukanye, aba bantu bari kumwe, bameze neza, bararyoshye, bafite urugo rwiza. Ibindi byose tujye tubasabira imigisha ku Mana, tubasabira amahoro, tubasabira iterambere, niba koko tubakunda ari nta buryarya. Ahubwo twirinde kwirirwa tubaturiraho ibintu bibi. Mwabantu ngo ururimi ni rubi kandi ururimi rurarema. Tujye tubaturiraho ibintu byiza niba tubakunda, twirinde kubaturaho ibintu bibi, niba na ngombwa tunabasengere. Apana kuvuga, apana kumva umuntu abataka byagenze bityo byagenze bityo. Kuki tutajya tubavuga ibintu byiza byabaye, ahubwo tukabataka twumva turi gukeka utuntu tutari twiza? Kubera iki? Dushimishwe n'ibyiza bageraho, dushimishwe n'umugisha Imana ibaha, tubasengere, tubanezererwe. Byo kwirirwa tubataka ngo divorce ntabwo ari wowe usinya. Uko bakundanye niba utabizi, winashaka kumenya deeply impamvu umugore adahari, impamvu atajyanye n'umugabo, impamvu atajyanye n'umwana, ibyo nta kintu bikurebaho. Uri kumva neza? Menya iby'imiziki yabo, umenye iby'ubumisi, ibyo mu rugo rwabo byihwe nta kintu